twinjire mu cy'Imana yavuganye natwe. Hari abantu Imana yubikiye intebe akaba karabaye ubu ngubu ibintu bihinduye isura. Amahoro y'Imana ku bakurikira Hebron TV, Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibakomereza amaboko. Mumeze mutaho muri, nizere ko amahoro y'Imana abanye namwe, nizere ko icyubahiro cy'Uwiteka kibatwikiriye. Ndabakunda aho muri, abakoze subscribe, abakoze share, abakoze comment, abarayikinze n'abakunda kudukurikira bicecekeye, namwe Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka nizere ko muguwe neza rero muri Kristo Yesu ahantu muri. Nitwa Pastor Eric, iyi ni Hebron TV, kuri kamera ndi kumwe na Rodrigue na Christian. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Nizere ko aho muri rero muguwe neza, icyubahiro cy'Uwiteka kibanye namwe. Uyu munsi tugiye kuganira, munsi tugiye kubana, kandi tugiye kubana mu buryo bwiza bw'ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana rirafatika, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Umuntu wese uririmo neza, umuntu wese uryicayemo, umuntu wese urigenderamo abona icyubahiro cy'Uwiteka. Munyemerere dusenge hanyuma twinjire mu cy'Imana yavuganye natwe. Imana mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga nyinshi, ndagushimiye ko wabanye natwe. Uduhe umugisha, utuyobore, udushyigikire, kandi ibintu ngiye kuvuga ibintu by'imbaraga, ubiherekeresha icyubahiro cyawe, ubiherekeresha imbaraga zawe, ubiherekeresha ubuzima, kandi imbaraga zawe zibe kuri twe. Ugiye kubyumva yumva impinduka zitanzwe na Mwuka Wera, kugira ngo tuzahurire mu bwami bw'ijuru mu izina rya Yesu, amen. Nizere ko muguwe neza muri Kristo Yesu, amen. Uyu munsi ari ibintu bita ngo ni ibimenyetso. Hari ibintu byitwa ibimenyetso. Uyu munsi tugiye gukoresha ibimenyetso. Ndashaka nkumenyeshe ngo Imana hari igihe ikoresha ijambo, hari igihe ikoresha ubuhanuzi, hari n'igihe ikoresha ibimenyetso kugira ngo itabare abantu. Uyu munsi Imana, haleluya, uyu munsi Imana hari ibintu igiye guhagurutsa. Mfite hano intebe, muriho murayibona, sinzira muriho mundeba. Iyi ntebe nuyireba uze kumenya icyo Imana igiye gukora. Haleluya. Aho urivuga noneho karabaye, akaba karabaye ubu ngubu, ibintu bihinduye isura. Ibintu birabaye. Hari ibintu Imana ikora tugatangara. Ndakumenyesha ko hari ibintu Imana yimuye ku ntebe. Hari ibintu Imana yubikiye intebe. Hari ibintu Imana yubikiye intebe. Hari abantu Imana yubikiye intebe. Intebe zirubamye, intebe ziriyubitse, intebe Imana irazimuye. Imana yimuye intebe. Imana hari ibintu yimuriye intebe. Hari intebe zubamye, ugiye kubirebesha amaso. Hari ibintu Imana igiye kubika utazongera kubona. Imana yambwiye ngo igiye kubika intebe.
intebe irubitswe, uze kunkurikira. Iyi ntebe ifite amaguru ane, ubu ntiyapfa guhirima gutyo bisanzwe, bisa ko ari ikintu kihenura. Imana igiye kubita intebe rero. Wicara ubizi ko hari ibyemezo Imana yafashe. Aho uri uvuga ngo ibintu bihinduye isura none. Ibintu byasubiwemo. Haleluya. Hari ibintu Imana isubiyemo. Ibintu byasubiwemo. Bisubiwemo mu buryo bukomeye. Bisubiwemo mu buryo bwagutse. Bisubiwemo mu buryo bugaragara. Bisubiwemo mu buryo bifatika. Imana ikoza amavugurura. Kadusome. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami. Turasoma igice cya mbere umurongo wa 5. Dusimbuke dusome umurongo mbabarire umurongo wa 41. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya mbere umurongo wa 5. Haravuga ngo hanyuma Adoniya mwene Hagiti arikuza ati nzaba umwami, yitunganiriza amagare n'abagendera ku mafarashi n'abagabo 50 bo kujya bamugenda imbere baca isibo bamubyinira. Arikuza Adoniya. Dusimbuke dusome umurongo wa 41. Baravuga ngo maze Adoniya nabo yari yararitse bari kumwe nawe bose barabyumva. Bari bakimara kurya, Yowabu yumvise ijwi ry'ikondera aravuga ati se ariko urwo rusaku n'urw'iki ko umurwa uvurunganye? Urwo rusaku n'urw'iki ko uwo murwa uvurunganye? Mwanyemera tukongeraho na 49. Haravuga ngo maze abo Adoniya yari yararitse baratinya barahaguruka baragenda umuntu wese acupa. Si 30 ndaza kuza muza n'imirongo iri hagati mbabwire. Iyi ntebe ifite nyirayo, ifite uw'Imana yari yariteguriye. None hari undi wayicayeho utari uw'Imana yavuze, kandi igihe cyari kitaragera ayicaraho. None Imana irayubitse. Vuga ngo intebe irubamye. Intebe igeze gute? Iriyubitse. Kandi ni Imana yigizemo uruhare, irayubitse. Ndaje. Ejo bundi hepfa muri Israeli haba umugabo witwa Dawidi, abyara abahungu benshi. Barimo witwa Salomo, barimo witwa Adoniya, barimo witwa Abusalomu, barimo witwa Amunoni. Abyara abahungu benshi. Abo mvuze ni bake, ariko ubundi ni benshi. Mu bintu Imana ishoboye, mu bintu Imana ishoboye gukora, harimo kwimika abami, harimo no kwimura abandi. Mu bintu Imana ishoboye, harimo guha agaciro umuntu, harimo no kwaka agaciro. Mu bintu Imana ishoboye, ishoboye no kubabaza umuntu, ishoboye no kumunezeza. Ayo magambo yose mvuze aranditse. Ishobora kuvuga ngo Imana ibabaza umuntu. Uze gusoma amaganya ya Yeremiya 5:31. Haravuga ngo Imana nubwo yababaza umuntu, kuko Imana itazagira ubwo ibabaza umuntu iteka. Donc hari igihe kigera Imana ikareka ukababara, ngo ariko igihe nikigera izakugirira ibambe. Hari intebe ziyubitse zitazongera kubaho. Wanyemera ukavuga ngo amen. Ziriyubitse. Imana izambuye uburemere, Imana izambuye ubushobozi,
Imana izambuye icyubahiro, Imana izambuye icyo zari zaragukandagije. Dawidi ni umwami wa Isiraheli. Noneho abyara muri abo bahungu. Bukeye aricara aravuga ngo umwana wanjye uzaraga ingoma ninde? Uzaragwa ingoma akansimbura ninde? Aravuga ngo ni uwitwa Salomo. Salomo yari akiri muto. Salomo birasobanura ngo ni Shalom, amahoro. Aravuga ngo umwana wanjye witwa Salomo niwe uzansimbura. Ariko hakaba mukuru we witwa Adoniya. Salomo akaba avuka ku mugore utari nyina wa Adoniya. Ariko Imana itoranya uko ishaka. Wowe unyumva unkurikiye, Imana iragutoranije igutunga inkoni nta muntu ubigizemo uruhare. Imana yaguhamagariye kuyikorera, Imana yaguhamagariye kuyivuga, Imana yaguhamagariye kuyiteza imbere, Imana yaguhamagariye kwamamaza izina ryayo. Iyagutunze inkoni ikagira ibyo igutoranyiriza. Ntihazagire umuntu uzabyivangamo, kandi uzabyivangamo Imana izihagurukira. Imana ije kwihagurukira gukuraho ikintu cyose kivanze mu mugambi wawe n'Imana. Buriya abadayimoni ni abahatari cyane, ni abasitarateje. Uzi ko hari igihe baguhagurukiriza intambara ugatangira gusezera ku by'Imana yakubwiye, ukavuga ngo n'ubundi by'Imana yambwiye ndabona bitazaza. Intebe zawe cyangwa intebe yawe ugatangira kuyigaba, kuva uyu munsi yishikameho. Niba ari intebe y'ivugabutumwa, niba ari intebe yo gukomera, uyu munsi yishikameho, kuko imbaraga z'Imana zigiye kumanuka. Dawidi aricara aravuga ngo ninde uzansimbura? Atoranya uwitwa Salomo. Kamubwire watoranijwe kera. Imana yakumenye kera, yagutoranyirije kuzayobora, igutoranyiriza kuzakomera, igutoranyiriza kuzagera imbere, igutopiza la marigardre, igutoranyiriza kuzaba umuntu udasanzwe. Uyu munsi igiye kubishyira mu bikorwa. Wararwanijwe, wabaye umuntu udasanzwe mu muryango, umuntu udasanzwe muri quartier, donc wabaye nk'ikibazo. Ariko ibyo ntabwo bikura ko hari icyo Imana yavuze. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza vuga ngo ibyo ntibikuraho icyo Imana yavuze. Uko meze uyu munsi ntibikuraho icyo Imana yavuze. Ibyo ntunze uyu munsi ntibikuraho icyo Imana yavuze. Uko ngaragara uyu munsi ntibikuraho icyo Imana yavuze. Igisuzuguriro mfite ntibikuraho icyo Imana yavuze. Icyo yangambiriyeho kizasohora hatabuzeho na kimwe. Kizasohora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kizasohora kandi uzakirebesha amaso, kuko ntibeshya, kuko ntisuzugurwa, kuko ntihindurwa n'ibihe, kuko nticogora. Ndafashijwe. Ndumva ntazi ukuntu mfashijwe. Imana imeze nk'abantu. Ngo Adoniya arabimenye, aravuga ngo no, Salomo agomba kuba se umwami gute jyewe ari njye mukuru? Gute se jyewe Salomo yawe umwami jyewe ari njye mukuru? Ni gute? Abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko yo yakubona ikabona uruti bishongore, kabona uruti bikwerere, kukwireba ku mutima. Uyu munsi irakwemeye maze ikwemeje n'abantu. Burya abantu babona yuko ibyiza atari wowe bikwiriye, ariko yo yakubona ikabona uruti bikwerere, kabona uruti bishongore, kukwireba mu mutima. Uwo munsi ikakwemera ikakwemeza n'abantu. Ireba mu mutima iguhagurukije muri iryo sayo. Ireba mu mutima iguhagurukije muri icyo gisogororo. Ireba mu mutima iguhagurukije muri ibyo bintu. Ireba mu mutima igutunze inkoni. Yo, urakoze Yesu. Ngo buke, vuga ngo bukeye. Adoniya akoresha inama, ashaka abagabo 30. Ashaka abagabo bagenda bamubyina iruhande. Ashaka abagabo 50. Ashaka n'umugabo w'ingabo witwa Yowabu. Ashaka n'abatambyi. Arabwira ati ubu ninjye mwami. Ngo ari Bibiliya yavuga ngo arikuza. Arikuza. Arikuza ngo abwira abantu ati ubu ninjye mwami, ibyo umwami yavuze zero. Ibyo batekereza kuri Salomo ntibizaba ninjye mwami.
munyubahe ninjye mwami. Ariko yikuza nta kimana yamubwiye, yikuza nta matora yabaye, arikuza gusa kuko ngo ise yari ashaje, kandi Salomo bitinze ko yajya ku bwami, Salomo bitinze ko yajya kuba umwami akiri na mutoya, hanyuma Adoniya arikuza. Mbega umudayimoni mubi, mbega umudayimoni wikujije akakwambura umugisha, mbega umudayimoni wikujije agakoresha inama udahari, mbega umudayimoni wikujije akagutwarira urugo, mbega umudayimoni wikujije akagutwara umugisha, mbega umudayimoni wikujije akagutwara diploma ukiga ugacikiza, mbega umudayimoni wikujije akagutwara abana, mbega umudayimoni wikujije agafata intebe yawe, agafata intebe yawe akavuga ngo ntabwo uzayicaraho. Mbega umudayimoni wikujije, haleluya, mbega umudayimoni wikujije akavuga ngo uwo muryango ntabwo uzawinjiramo. Mbega izina ryahuye n'igisuzuguriro, mbega izina ryahuye n'ibibazo. Reka mvuga n'iri zina rimaze igihe ritaramiweho, kambwira iri zina rimaze igihe risuzugurwa, kambwira iri zina rimaze igihe ryarabaye igitaramo. Ninde wiswe umurozi? Ni izina ryawe. Ninde wiswe ya mazina? Ni wowe. Reka mbwira iri zina rirararira ridafite urihoza, reka mbwira iri zina rirara ritaka ridafite uritabara, reka mbwira iri zina rirara ridasinziriye, reka mbwira iri zina ryafashwe rigashyirwa inyuma ya rido, kambwira iri zina ryafashwe rikavanwa mu muryango rikajyanwa hirya. Kamubwire wazina we wambaye urubwa, kamubwire wazina we wagira ngo iryo zina ryawe rifite umwaku, kamubwire wazina we ridafite aho ribwira, kamubwire wazina we ridafite uwo rikubwira, ridafite uwo rirengera. Kamubwire ngo hari intebe yakwambuye icyubahiro cyawe. Hari umuntu witwa Adoniya, hari umwuka wa Adoniya, hari umwuka wa Adoniya waraje ufata intebe yawe, wafashe urwara urugo rwawe, wafashe ukari akazi kawe, wafashe icyari icyubahiro cyawe, wafashe uwari umugisha wawe. Adoniya arikuza, aterura intebe ayicara. Reka mvugane nawe wabonye ese hari Adoniya uri iruhande rwawe? Hari Adoniya uri iruhande rwawe? Uyu Adoniya uri iruhande rwawe yaragufasha kuzingazingira mu bintu bidasobanutse, akuzingazingira mu buzima arazirika, akuzingazingira mu buzima arahambira, akuzingazingira mu buzima ata mu cyobo kirekire, akuzingazingira mu gatebo arangije afata igunira aratwikira. Yewe Adoniya we, igihe cy'intebe yawe kirageze. Mbega Adoniya waguteje ibyago mu muryango, mbega Adoniya watumye ukora ibyaha utigeze uramukana, mbega Adoniya wafunze inzira zawe zose, mbega Adoniya wafashe bakukugirira umumaro akabatangira. Adoniya aragenda afata umugaba w'ingabo, afata n'abatambyi arababwira ngo ninjye mwami. Adoniya yafashe akaba yakugirira umumaro, arangije arabatangira, afata intebe ayitera mu mayira abiri aho banyura, afata intebe ayitera mu mayira abiri, afata intebe ayitera kuri telefone, afata intebe ayitera kuri za email, afata intebe ayitera kuri za WhatsApp, afata intebe maze aragusebya, ajya kuri platform ya social media, arangije aragusebya. Kamubwire wowe wahuye na Adoniya akakuzengereza, igihe cya Adoniya cyageze. Kandi Adoniya ni umuhanga cyane, ni umustrateje, kubera ko azi amayeri menshi yaho yagukubitira bikarangira. Ndashimira Uwiteka kuko nubwo yababaza umuntu azagera amugirira ibambe. Ngo Adoniya arikuza, arikuza, amaze kwikuza ngo abwire abantu bose, arabwira ngo murabona ntakwiye kuba umwami? Bati uriya mukobwa murabona yabona umugabo? Oya. Urabona amukwiriye? Oya. Uriya akwiye kuba ku rugo rwiza? Oya. Uriya akwiye kuba mu mahoro? Oya. Uriya akwiye gutera imbere? Oya. Arikuza, ngo arikuza pe, arikuza, kandi abantu bose barabyumva. Hari ibintu byikujije, hari ibintu byikujije ku buzima bwawe, hari ibintu byikujije ku buzima bwawe, hari ibintu byikujije. Lemaziki tere drebe vesco sitara margi tere bevosketa, hari ibintu byikujije, hari ibintu byakwambuye ijambo, hari ibintu byakwambuye agaciro, hari ibintu byakuzonze, hari ibintu byagukubise hasi, hari ibintu byakuribase, hari ibintu byafashe izina ryawe biragisharira. Ngo Adoniya yikuza. Mwumve, arabanza akora sensibilization, arabanza akora kampanye, abwira abantu ati ninjye mwami.
Salomo mumuveho, runaka mumuveho. Uriya ni umuntu ugira ngo yakubaga uruko rugakomera, ishwi dayi wowe bararoga. Ugira ngo uriya yaba nk'umugeni batera umwaku. Ugira ngo uriya yava umusore mwiza, reka da bari abantu ni babi, bari abantu n'abagome, bazakwicira mu nzu ugapfa uhagaze, bavemo. Akabanza agakora kampanye yo kugusebya, maze akiyamamaza ati genda akomeye, nzakugira umuntu ukomeye. Donc ariyamamaza. Umugabo witwa Adoniya ariyamamaza maze arabanza asiba inzira zawe. Ndagira ngo mbere ko nkomeza, ninde uri hano ufite Adoniya wamuzengereje mufitiye amakuru? Ndagira ngo mbere yuko Imana igutabara banza uvuge ngo Adoniya ijuru riramwibutse, Adoniya wanjye ijuru riramwibutse, Adoniya wanjye ijuru ryamutekerejeho, Adoniya wanjye ijuru ryamutekerejeho. Nasomye ijambo riri muri Yesaya 6:1 haravuga ngo umwaka Uziya yatanzemo ngo niwo nabonye Imana ngo yicaye ngo hagati y'abamarayika. Kankubwire, hari Adoniya ukuvuye imbere nawe ugiye kubona Imana, hari Adoniya ukuvuye imbere ugiye kubona Imana isumba byose. Adoniya kuvuye imbere ugiye kubona icyubahiro cy'Uwiteka. Intebe ya Adoniya irunamye, Imana irayobitse. Birimo ngo yitunganiriza ameza, yitunganiriza iterambere, yihamagarira abakomeye, yihamagarira abamwumva, yihamagarira n'abandi bantu. Arababwira ngo jewe nitwa Adoniya, yikomaga ku gatuza aravuga ngo nitwa Adoniya. Uriya ntabwo akwiriye ubwami, ni njyewe ubukwiriye. Ndashimira Uwiteka. Adoniya yikomanga ku gatuza, Imana ireba icyo yavuganye nawe. Adoniya yikomanga ku gatuza, Imana yibuka isezerano yavuganye nawe. Idatsindwa, itananizwa n'ibihe. Epanze kosi drebe verigandro drebe foria winima edestas. Nibutse umuntu umwe kera ambwira ngo barkweri ni karame, urasenga ndasenga ngo Imana yawe nta kintu izaguha. Icyo gihe nabaga muri uyu mujyi wa Kigali. Arambwira ngo uyu mujyi iyo nkurebye ngo mbona nta mugisha uzawubonamo. Arambwira ngo nta n'akantu k'ishaka, nta mugisha ungana n'ururo cyangwa ishaka ufitemo. Ati wese ushingiye kuki? Arambwira ngo nuko niba ufite umwaka uhetse inyondo, ufite umwaka ufite iyindi, ufite umwaka unumva, umwaka ufite uranavuga bikagira inkuru. Arambwira kuko urumva nenda namubwirije arakizwa, ariko nyine we Imana imuteza imbere ho gake. Ariko Imana ikambwira ngo nzakugirira neza. Zirikana icyo Imana ivuga, ntabwo Imana imeze nk'abantu. Zirikana ikintu Imana ivuga, icara ku cyo Imana yavuze. Ikamubwira iyi nzira ntukayivemo, nubwo abantu bayigutukiramo, nubwo abantu bayikuvumiramo, nubwo abantu bakubwira ngo byararangiye, ariko umva nkubwire. Narasengaga. Arambwira ati rero mbona waranacanganyukiwe. Nkabwira se ko tujyana gushaka akazi bakanyirukana, kuzi ko ntaje ubwonko bwanjye butekereza neza, numva ndi muzima, imbaraga ndazifite, ibyo gukora urabizi ko nabikora byinshi. Ariko Imana ikambwira ngo sibyo, ahubwo nzayikorera. Iyo umbwira uti uri wa muntu wanze akazi uhinduka ikirogi. Ntabwo nanze akazi, urabizi naragerageje ahantu hose, twaye gushaka akazi tukadepoza tukakora ibiki byose, ntitwajyanaga. Ati none se ko bafataga abandi wonaga bamfata? None se naho bigeze ku Kamanuzi ko banyirukanye? Ati iyo umbwira uti dore wabonye imirimo urayanga, cyangwa wiyangishije akazi, cyangwa ukambwira uti dore wagiye ubona opportunity urazanga, aho nari kubyumva. Ariko kuzi ko nagerageje, n'ubu ko nkigerageza, kandi ko dusenga na wumva, Imana ikantumaho abantu wumva nawe, kandi ko hariho ibyo wandoteye ukambwira ko Imana. Haleluya. Dile masaki drebe voria. Ndumva ubuzima bwakunukiraga anobiske deva, ubuzima bwakunukiraga nukuri ko Imana Imana igiye guhindura, Imana igiye kubutuma buhumura. Nazi kote ubuzima bwawe bugiye guhumura, voziki tere drebe voria wa, ubuzima bwawe bugiye guhumura. Imana izanya kandi kayaga gahumura neza. Anomilande droria vokita. Hari igihe ubuzima bukubabaza bukakunukira, ubuzima bugahinduka.
ka pirizi kode koskidreri ya wivoria wa harakuka keza Imana yakubikiye nubwo ngiye gukoresha kangaka harakuka keza Imana yakubikiye kagiye kwipuriza kagiye gutuma uhumurirwa lemaza ngodre hari igihe ubuzima bwakunukiye ibyaha birakunukira bigeragezo birakunukira abadayimoni barakunukira amagambo arakunukira umaze kumva iseseme y'ibigeragezo kugeza ahangaha uvuga ngo utangarize Imana ikuzaniye akandi kahumuro keza Imana ikuzaniye akagezi Imana ikuzaniye indi atmosphere nazeskostia Imana ikuzaniye atmosphere Imana ikuzaniye undi mwuka mwiza ya ndafashijwe ubuzima buranukira burambihira izina ryaragiye ko ncika ngo ndivuge kubera ko nkunda gutanga ubuhamya bufite ibimenyetso nako ntabwo nzongera kuvuga amazina y'abantu ubwo ayo navuze arahagije cyetse uje nko mu gikari ukambaza bwo nari kubwira arahazi iwacu yarahazi arambwira ati kugera iwanyu ni 1300 uvuye i Kigali ku modoka nguhaye cyatanu nkwirukanye muri uyu mujyi umuntu yanyirukanye mu mujyi wa Kigali atagiramo n'ikibanza umuntu yanyirukanye mu mujyi wa Kigali atayobora n'isibo hari abantu bihine nokuri uzi ko umuntu yanyirukanye mu mujyi wa Kigali n'awacumbitse uzi ko yakoraga akazi ko mu rugo Christian muntu yanyirukanye i Kigali akora akazi ko meya w'akarere hishwe urumva twashakanye akazi none turakabura twese aravuga ati aho gupfa rero jewe akazi k'imbaraga sinagashobora urumva aravuga ati jewe reka mbe ngiye gukora akazi ko mu rugo ariko icyo gihe ajyayo nyine adakijijwe ndamubwiriza arakizwa noneho agenda azamuka baramupromoting urumva yari umwana usobanutse wanize umva afite ikinyabufura cyinshi ibintu byose abikora kuri gahunda baramupromoting arandeba abona ni ikirogi andebye abona ndize zengi umuntu uravuga bati nta mugisha uri i Kigali aranga ati nta nakaro kangana gutya amereza amafaranga 1500 arambwira ngo ndabwira si impamvu yamaye nayo ngo ndakwirukanye iwanyu ndahazi utegereje cyatatu urasagura 200 y'amandazi ndakwirukanye n'Imana irakubeshya ndakwirukanye yihine barikuza ndabwira nzufashe icyemezo nkane arabanga ngo ufashe icyemezo nka mushuti wawe kandi mfashe icyemezo nk'umuntu ukureberera kandi namurushaga imyaka mfashe icyemezo nk'umuntu ukureberera ureba kure mfashe icyemezo nk'umuntu ureba kure ndakwirukanye arambwira ngo ni nuko yambwiye hari nka 11 z'umugoroba ndakwirukanye ndabwira se nengeye kurivuga izina ndabwira se runaka Imana mfashe sindi vuga runaka ko ejo muri twasenganye Imana ikambwira ngo umugisha wanyu uri Kigali ni nkomeze nkorera Imana kuzi ko dukorana kuzi ko tugira gute ko byanze ko ndigera n'ubu dore mvuye gushaka akazi ahantu biranze ato ya ngewe ibyo wibimbwira ni iby'Imana wibimbwira arikuza yiha intebe ya meya yiha intebe y'umuyobozi wa Kigali yiha ubwo yihaye icyubahiro cyane anyirukana i Kigali yihaye icyubahiro cy'umuyobozi w'umujyi wa Kigali ati genda iwanyu ni hafi nibikunanira uyarye ugende n'amaguru wasagura 200 y'amandazi ni ati ndakwira aterega nta nakantu kangana gutya ahubwo turekera i Kigali twebwe ni yacu dore maze gufatisha nawe uracumbitse nawe ntufite n'ikibanza nawe nta cyerekezo ejo bakwirukana arambwira ati giye wahantu nicende stable nta kibazo mfite komeza ugende ujye iwanyu aranyirukana ariko arandezona numva nibyo arambwira ati kuva waza wari wagera kuki ndebye koko nsanga ntacyo nawe niko bakubwira nyamara hari umuntu ndi kuvugira ubu hari umuntu ari kubwira ngo ntacyo uzageraho nta kintu wigeze ugeraho ariko reka nkubwira hari Adoniya wikujije ku buzima bwawe ari Adoni uzi ko hari igihe umuntu aza akigira umukuru w'umuryango ngewe nzi umuryango umuntu yaje yigira umukuru w'umuryango ntacyo bapfana kubera ko afite ikintu uwo muryango bana bakene abati giye mbaye umukuru wanyu igitekerezo cyose
hari igihe umuntu aza akakuyobora akagutsindagira, ariko cyakora Imana igitabara abantu bayo kwera. Imana igirengera ubwoko bwayo n'ukuri. Anyirukana i Kigali, arambwira ngo ndakwirukanye. Kandi aranyirukana. Hanyuma ariko ndashaka kuvuga iki, yari afite umwuka wa Adoniya ngo Kigali nta mugisha urimo, Kigali nta mugisha wawe uhari, ndakwirukanye. Ni ukuri pe, aranyirukana. Ariko ndamubwira nti rero ati n'ibintu, ariko hari ikintu Imana yambwiye. Je Imana yambwiye ngo Kigali nzagira mugisha, nzakora Imana ngo anga ati ibyo bintu byihoreye, ni ukugushyeshyenga gusa uzapfa. Ndabyumva, nuko randezo numva nibyo. Noneho aragenda yigira mu kazi kiwe. None nsigara nibaza ko mu gitondo ubanza ngiye kugenda, gitondo ndagiye. Ariko abantu tugira inkuru we, tugira amateka duca amakwera. Ariko ni mugoroba nka saa moya njya gusenga, njya gupfukama ahantu, ndapfukama hari ahantu munsi y'amashuri. Njya ku mashuri nyine nsaba umuzamu, ndababwira nti mbabarira kuko yaranze, ndababwira mbabarira mfukame ubwo abanyeshuri batashye, mbabarira mfukame muri iriya jaride yanyu. Aranyemerera, ndagenda ndapfukama. Ngipfukama mbwira Imana ngo rero warakoze kunzana i Kigali mu mujyi, none ndagiye, urabeho. Sinagukorera isoni, sinibye, ntabwo nawe nigeze nesikoroka, burundu agiye nsubiye iwacu. Numva ijwi rimbwira ngo ni runaka, nenge kuvuga izina rye nanone, ni runaka wavuze, ariko singe wavuze. Ni runaka wavuze, ariko singe wavuze. Ariko nzamusaba uburenganzira ngiye muvuga. Nuko uyu munsi ntabimubajije, ariko n'inshuti yanjye nuko arambwira ngo niwe wavuze, ariko si ahubwo ngeri ngiye wamuciyemo amafaranga agenda uyane. Kigali nzaguheramo umugisha. Ayayaya, iby'Imana yavuze izabikora, iby'Imana yavuze izaguha umugisha, iby'Imana yavuze izaguteza intambwe. Aravuga ngo ni runaka wavuze, ayo mafaranga agenda uyarye. Abantu baze Sonatube habaga restaurant nziza. None agiye kurya ifiriti, ntaherukaga njyaga firiti n'umuceri ndegama, bukeye turahura. Aravuga ati kutagiye, ko narinzi kuziduka ukagenda nakwirukanye. Ndababwira nti sinagiye, Imana yavuze atari ko databuye. Turi ku bugoryi, ubujiji. Ati ndi bakubujije kandi nakwirukanye, ni Imana. None se uraruta Imana? Ati nibyo nanze, arikubita aragenda. Ariko uko yikubita akagenda niko Imana irimo kurema. Haleluya, haleluya. Iki Imana yavuze ni ukuri izagikora. Intebe bakwambuye de basket de la bevoria, Adoniya arikuza, ahamagara umugabo w'ingabo, ahamagara n'abandi, avuga ati nimuze genda umwami, ngo yitegurira ameza, ngo yitunganiriza ameza, ngo yitegurira intebe. Bibiliya iravuga ngo aramanuka viwabo, ngo aragenda, ngo ajya ku kandi gasozi, ngo aravuga ati ubu ninjye mwami mugiye kundirimba. Hari abantu bakunda kuririmbwa, hari abantu bakunda icyubahiro, kandi nuko aragenda ati mu ndirimbo, ngo bamusuka amavuta y'abaturage nyine y'abantu yitoranije, ngo abaturage bose bararirimba. Ariko si umwami yavuze. Umwami yaravuze ngo uza umwami ntabwo ari Adoniya, ahubwo ninde? Ni Salomo. Salomo ariryamiye, hana bari ariryamiye, nta makuru, hana habari kabisa, ariryamiye, azi ko ari umwami. Hari umuntu wamuciye inyuma, aragenda afata intebe arayifata. Hari umuntu waguciye inyuma, aragenda aragusopanya. Hari umuntu waguciye inyuma, aragenda arikuza yicara ku ntebe. Maze ngo Adoniya bazana intebe, ati mwami Adoniya nyiri cyubahiro, icara ugubwe neza, ni we mwami. Nubundi iyo turebye Salomo ni injiji, nubundi iyo turebye Salomo ni inzanga, iyo turebye Salomo nta kintu yazatugezaho. Tubona utekereza neza, ibitekerezo n'uwo bigira, bamukomera amashyi maze ngo baramuririmbira. Izo nkuru ziragenda zigera ibwami. Ivi jambo nashakaga nsoza. Inkuru zawe zageze ibwami, igisuzuguro cyawe cyageze ibwami, amakuru yawe yageze ibwami,
amakuru yawe yageze mu ijuru. Adobilanze code drebivoria, umva ibitutsi byawe byageze mu ijuru, amarira warize yageze mu ijuru, ubupfubyi bwawe bwageze mu ijuru, abariye ibyawe byageze mu ijuru, abakuriganize byageze mu ijuru, n'abikujije bakicara ku ntebe yari yawe byageze mu ijuru. Christian avuga ngo byageze mu ijuru, Rodrigue avuga ngo byageze mu ijuru, byageze mu ijuru. Amakuru yacu yageze mu ijuru, amakuru yuko tumaze igihe dukennye yageze mu ijuru, amakuru yuko tumaze igihe dutegereje amasezerano ntatugireho yageze mu ijuru, amakuru y'ababyeyi yageze mu ijuru, amakuru y'abagabo yageze mu ijuru, amakuru y'abantu yageze mu ijuru, amakuru y'ibyo warwanaga nabyo yageze mu ijuru. Ndagira ngo nkurikire tuvugire rimwe ngo amakuru yacu yageze mu ijuru. Amakuru yawe landeskude forgetre bevoria winima, ndumva nabikubwira ngo yageze mu ijuru. Wicika intege, winanirwa, wicogora, wijya mu bapfumu, wisambana ngo ukunda urye, wibeshya ngo ukunda ubeho, wikwesikoroka, va mu byaha, kurikira Kristo, mwizere, mwiringire, kuko amakuru yawe yazamutse, yatumbagiye. Amakuru yawe yageze mu ijuru. Amakuru ya Adoniya ngo agera ibwami, n'amakuru ya Salomo ngo agera ibwami. Umuntu umwe ngo ariruka, ngo aragenda abwira umwami ati ariko ibintu byabaye wabimenye? Umwami ati n'ibiki byabaye? Hari umuntu wikurije avuguruza ijambo wavuze. Ndafashijwe, nasomye ijambo rivuga ngo ijambo Imana yavuze kugira ngo rivemo inyuguti n'imwe, ngo isi n'ijuru byavaho. Kumva umuntu utangiye kuvuguruza icyo Imana yavuze, kumva Rodrigue bagiye kumwimura ku cyo Imana yavuze, kumva Christian bagiye kumwimura ku cyo Imana yavuze, kumva Eric bagiye kumwimura ku cyo Imana yavuze, Imana biyitera guhaguruka. Ngo umwami ahaguruka ku gisasiro cye, aricara, aravuga ngo nimusubiriremo, mumbwire ibintu muvuze ibyo ari byo. Bati Adoniya barimo baranywa, yabazi inka, afite abagabo 50, bariho barabyina, nayo waba umugaba w'ingabo nzawe kandi mwami, nawe niyari bamwimitse n'umutangi witwa ukomoka kwa Abiyatari, dore bamwimitse. Umwami ati ye, ibyo ninde wabimubwiye? Ninde wabimubwiye akicara ku ntebe ya Salomo? Iryo jambo ko ntigeze ndivuga. Ninde wamubwiye kumuriganya urugo rwe? Ninde wamubwiye kumuriganya akazi ke? Ninde wamubwiye kumuriganya abana be? Ninde wamubwiye landikitezabo? Ninde wamubwiye vozidreria? Ninde wamubwiye? Bati ntawe. Bati yabyihaye, ngo kubera ko ari munini, kubera ko afite abantu bamushyigikiye, kubera ko afite abantu bamukomera amashyi, yabyihaye. Umwami ati no. Ijuru riravuze ngo no, mu ijuru baravuze ngo no, mu ijuru baravuze ngo neva, no, barabyanze. Ibyo barabyanze. Umva icyabaye rero, ngo ahita haza umuhanuzi, yinjira ku mwami aramubwira ati si we wavuze ko uyu muntu Salomo ari uzaba umwami? Umwami ati warivuguruje se? Amatoya yo nivuguruza mba nabibabwiye. Nyina wa Salomo araza ati rikose si wambwiye ngo umwana wanjye niwe uzaba umwami? Undi aterega nta cyabihinduye. None se byagenze gute ko Adoniya yikujije? Bibiliya ivuga ngo umwami afata ijambo, vuga ngo afata ijambo. Mu ijuru bafashe ijambo, aravuga ngo intebe ya Adoniya ngiye kuyubika nkoresheje itegeko. Intebe y'abarozi ndayubika nkoresheje itegeko. Intebe y'abadayimoni ndayubika nkoresheje itegeko. Intebe ya kugambanira ndayubika nkoresheje itegeko. Iyi ni Imana ibivuze. Imana ikoresheje itegeko yubitse intebe y'abadayimoni. Dore uko byagenze. Ngo umwami ahamagara umutambyi witwa Sadoki, ahamagara Salomo, ahamagaza n'inyumbu ye. Inyumbu ni nk'igare, nk'imodoka. Ahamagaza ngo n'amavuta yo mu ihembe, yo mu ihema. Aravuga ngo uhereye nonaha ni mu mujyane mu mwimike hepfo hariya kuri karakagezi kitwa Gihoni. Mu mwimike muririmbe muvuge ngo umwami aravuze ngo Salomo niwe mwami. Ndatangaye, numva aho nshaka. Ngo baragenda barabikora. Ikamubwira iby'Imana ivuze bishyizwe mu bikorwa. Iby'Imana ivuze bishyizwe mu bikorwa. Deba ni mais considere jeski de verbrabe winima. Ariko waretse nkakubwira ngo uyu munsi Imana igira ibishyira mu bikorwa. Wambabare nkakubwira ngo uyu munsi Imana igira ibishyira, wambabare tukagendana mu kwizera basi. Ndakwingize mbabara tugendane mu kwizera.
ndagusabye, umaze igihe uzenguruka, umaze igihe mu gikombe nta muntu kwitaho, wambabariye tukagendana mu kwizera, ukavuga ngo iri joro Imana ishyire mu bikorwa. Uyu munsi Imana yubitse intebe ya Adoniya, uyu munsi yubitse intebe y'uburozi, umunsi yubitse intebe y'abakwanga, yubitse intebe y'abakugambanira, yubitse intebe y'abadayimoni, yubitse intebe y'iyo ndwara. Imana yubitse, vuga ngo irayubitse. The best coti de drabo meze ngando maikita. Bibiliya iravuga ngo baragenda baramwimika, ngo bakimara kumwimika ngo bararimbye ubutaka burasaduka. Noneho twasomye ijambo rivuga ngo abari bari kumwe na Adoniya baravuga ngo habaye iki ko igihugu kigize umudugararo, ko twumva urusaku. Ngo umwe muri bo aravuga ngo umwami yategetse, aravuga ngo iyi ngoma muriho, iyi ntebe mwicayeho nta gaciro ifite, mwihaye intebe, mwihaye ijambo. Yewe Adoniya we, umwami yimitse Salomo, ubu ni umwami w'igihugu. N'ikimenyimenyi yimitswe n'umutambyi witwa Sadoki. Icya kabiri bamukiye ku mugezi witwa Gihoni, amavuta avuye mu ihema. Icya kane yicaye ku igare ry'umwami. Abantu bose b'ibwami n'abiru bari kumwe na Salomo. None urajya he? Bibiliya ivuga ngo abari bari kumwe n'umwami wiyimitse Adoniya, ngo baterwa n'ubwoba, ngo bahinda umushyitsi, ngo bahagurukira rimwe, ngo buri muntu wese aratatana. Intebe ya Adoniya iriyubika. Baramubwira ngo intebe yawe nta gaciro igifite, Imana irayubitse, Imana yambuye agaciro. Intebe yawe Imana irayubitse, intebe ni iya Salomo, intebe yawe Imana irayubitse, intebe ni iya Salomo, intebe yawe Adoniya we, Imana irayubitse. Dore irubamye, ntizongera kubaho, ntabwo intebe yawe izongera kubaho. Intebe y'umwanzi Imana irayubitse, intebe yawe irubuwe. Intebe ya dayimoni Imana irayubitse, intebe yawe irubuwe. Intebe y'ibibazo Imana irayubitse, intebe yawe irubuwe. Vuga ngo intebe ni yanjye. Do Imana irayubitse, Imana irayubitse, ntabwo izongera kubaho ukundi. Intebe ya Adoniya, intebe y'abarozi, intebe y'abadayimoni, intebe y'abakwanga, intebe y'abagusubije inyuma, bimuye umuryango wawe, byaguciye mu muryango, bagusenyeye urugo. Iyo ntebe Imana irayubitse. Intebe yatumye bagusuzugura, intebe yatumye bagusubiza inyuma, intebe yatumye bakwambura agaciro, intebe yatumye bagutuka. Ngiyi intebe kandi mu izina rya Kristo ndayitegetse mu mavuta mpabwa n'Imana, ntizongere kubaho. Ngaho icara ku ntebe yawe mu izina rya Yesu, icara ku ntebe yawe mu izina rya Yesu. Intebe yawe yageze, niho ugiye guhembwa. Noneho ugiye kuririmba bikunde, ugiye gukorera Imana bikunde. Noneho biremeye, noneho birakunze, noneho amateka yawe arahindutse, noneho ubuzima bwawe buraba weranima oside kiremo, noneho ubuzima bwawe burabaye. Ugiye kugenda wemye, udekonde safo, ugiye kugenda wemye. Urababwira Imana wabonye, urababwira Imana utumvanya abandi, urababwira Imana ikora ibitangaza. Dore ugiye kuvuga Imana wumvanya abandi, byaturutyo uravuga Imana utumvanya abandi. Ugiye kuvuga Imana wiboneye, ukayikoza amaboko yawe. Imana yubitse intebe y'abadayimoni, yubuye intebe yawe mu izina rya Yesu. Iki nicyo gihe cyawe, iki nicyo gihe cyawe. Noneho mu ijuru ibyawe byagezeyo, mu ijuru byagezeyo, ibyawe byibutswe, ibyawe byageze mu ijuru mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Icara ku ntebe yawe, icara ku ntebe y'urugo rwawe, icara ku ntebe yo kurera abana bawe, icara ku ntebe y'akazi kawe, icara ku ntebe y'agakiza, icara ku ntebe yo kumukozi w'Imana, icara ku ntebe y'amahoro, icara ku ntebe y'umunezero, icara ku ntebe y'icyubahiro, in Jesus name, amen. Ndagusengeye uhereye nonaha. Sadoki we, hirima, wamaze guhirima. Salomo we, haguruka, icara ku ntebe yawe. Salomo nawe, Salomo kazi, icara ku ntebe yawe mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ikumbere umugisha. God bless you.